Reka twubike imitwe maze dutangize isengesho. Data uri mu ijuru, turakwinginze uze ubumbure ijambo, ure kuri buri mutima kugira ngo tukumve kandi ijambo ryawe ryere imbuto z'ubugingo bw'iteka. Izina rya Yesu, amen. Ibyanditswe Mayiko yadusomeye biri muri Zaburi igice cya 51. Birahari, Imana ishimwe. Mubisome mwihuta, ntabwo mbibasomera cyangwa ndabisoma nihuta. Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze nkure ibyaha byanjye. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye. Mana undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Ntunekure mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera, unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe. Dukomeje, nibwo nzigisha inzira yawe abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Yego, reka dutangire. Mfite ikibazo mubaza. Byigeze bikubaho ko ukora ikintu ukacyicuza ukumva uti basi iyo nabikoze? Hari ikintu ugeze ukora ku buryo wumva wicujije? Yego cyangwa we? Mwizamure ibiganza mubyigumanire, ariko mwarabikoze. Reka mbahe urugero. Abana ntabwo bagomba kumva uru rugero. Umugore wanjye ari bundakare kuko mbabwiye inkuru. Abana rero mwigendere mutabyumva. None abana bose okay, turabyumva. Nari mfite nko muri niga mu wa gatanu, mu wa gatandatu. Njye n'inshuti yanjye Pitsi yitwaga Daniel, ariko twamwitaga Pitsi. Twakoze utuntu tw'ubugoryi umuntu ashobora gutekereza. Nta kintu kibi ntabwo twakoze bibi nko kunywa ibiyobyabwenge, ahubwo ni ibintu by'amafuti gusa. Nk'urugero, aho pasitoro yabaga hari hafatanye n'urusengero, nka hano n'urusengero, hano ni inzu y'abapasitori. Bari bafite umwobo uri hejuru y'igikoni. Ntabwo ari nk'uko ubu ngubu bimeze, sinzi uko babyita mu Cyongereza. Byari ibintu byoroshye, cyari icyuma, umwotsi wazamukiragamo. None byajyaga he? Byajyaga hahandi mu nzu y'abapasitori. Njye n'inshuti yanjye twafashe urusinga rurerure cyane, dushyiraho akayuyusi inyuma. Igihe pasitori n'umugore bagendaga, aho twabagiye simazi, twagiye hahandi, rwa rusinga turwohereza muri hahandi, dupfundura inkono yari irimo isosi, turushyiraho, dukuraho umufuniko, dushyiramo urushyi rwuzuyemo umunyu, maze turapfundikira. Baragaruka, maze Irene, umugore wa pasitori, atangira kugaburira pasitori witwa Trayana. Pasitori, ibi bintu byuzuyemo umunyu. Maze Irene aravuga ati, Trayana, nimba utabikunze sinzongera kugutekera. Aravuga, birarenze, wagira ngo ndi ku nyanja yapfuye ya muri Israheli. Aravuga, ntukavuge nabi umurimo wanjye. Maze batangira gutongana. Jye na Pitsi twari turi hejuru, twari tunezerewe. Maze abyumviseho nawe aravuga ati, ibi bintu ntabwo byumvikana, ntabwo nashyizemo umunyu mwinshi, sinzi ukuntu byagenze. Mbabarira, nuko ntabwo twabirya. Maze arongera arateka, nanone barongera baragenda. Twarishimye kuko none twongeye dukuraho umufuniko, noneho dushyiramo umucanga. Ndabizi niba ariko amuseka, sinzi niba kuko ndetse nkwiye kubivuga. Twashyizemo umucanga, baraje, arongera aramwarurira. Yuze mushesenye biranyicira amenyo. Irene, wakoze iki nanone? Aravuga, Trayana, ntabwo nzajya kugutekera. Barongera baratongana. Noneho rero ntabwo twashoboye kwifata, twatangiye guseka dusakuza, maze baratwumva duseka. Baravuga, aha, ntabwo yari njyewe, ni bariya bantu bakora amafuti buri gihe, ni Pizzi na Paul, tubakurikirane. Irene rero arirukanka
maze njye na Pisi niba dufite burengera bite reka turwane, ntabwo badukunda turwana, nangira kumukubita nawe atangira kunkubita twikinisha, maze bana mureke kurwana, mugomba gukundana. Noneho dutangira kurwana, mutureke tugenda turwana, dusohoka dusatura umuryango, maze turiruka turasohoka. Byari byiza cyangwa byari bibi? Byari bibi. Nababwira ibindi ariko ntabwo mbikora, ntabwo naha ibitekerezo byinshi ku abana. Ariko wigeze ukora ikintu ariko nanone nimba uvuze ngo pasitori nibyo bintu wakoze bibi cyane wakomeza kwa pasitori, ibyo nibyo nshoboye kubabwira. Reko wigeze ukora ikintu ku buryo wumva wicujije uti Imana ibi bintu byari bibi sinakabaye mbikora? Yego oya ahari murabera. Isengesho ryo kwatura, Zaburi 51. Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe. Iyi ni indirimbo Dawidi yanditse ashingiye ku byamubayeho kandi ayishyira ahagaragara kugira ngo umuntu wese ayisome kandi ayiririmbe ayimenye. Kandi umutwe w'iyi zaburi usobanura aho ivuye, ngo zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi, yayanditse ubwo umuhanuzi Natani yazaga aho ari Dawidi amaze gusambana na Betisheba. Inkuru imwe iyihe muribuka? Dawidi yari umwami. Icyabaye, tugiye mu gitabo cya kabiri cya Samweli, ndahisimukiraho cyane. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 11 duhereye ku murongo wa mbere. Icya kabiri cya Samweli. Nuko ku mwaka utashye mu gihe bamwe batabariraga, Dawidi atuma Yowabu n'abagaragu be n'Abisirayeli. None yigeze ajyana nabo cyangwa yisigariye mu rugo? Twumve. Dawidi yagumye i Yerusalemu. Dawidi yari usanzwe ajyana nabo mu ntambara, yabaga ari urugero, akagenda akaba ari kumwe nabo, akaba ari umwe muri bo. Iyi nshuro yasigaye mu rugo aho kugira ngo ajyane nabo. Uzi ikiba iyo abantu nta murimo bafite? Ntabwo ari abana n'abakuze, iyo nta kintu bafite cyo gukora bajya mu bibazo. Abantu bakwiye kuba bahuze, ntabwo bakwiye kuba abanebwe. Igihe abantu nta kintu bakora bibajyana mu bibazo, mu byago. Hari uwigeze se muri mwebwe ajya mu byago kuko nta gikorwa afite ari gukora adahuze? Dawidi akaba yari ari kumwe n'abantu be, ntabwo yabaye urugero rwiza. Mu murongo wa 2 yarisohokeye ajya ku gisenge cy'inzu yitemberera, maze abona ikintu ntabwo nakabaye ndeba iki kintu. Iyi niyo niko inkuru ivuga. Rimwe na rimwe ushobora kubona ikintu ariko nta kosa ufite kuba wakibonye. Icyaha ntabwo ari uko wabonye icyo kintu, icyaha ni igikurikiraho umaze kukibona. Nk'urugero, papa yajyaga ambwira ati hari inyoni nyinshi ziguruka hejuru y'umutwe wawe, ntabwo wazikontorora, ntugatume gusa zubaka icyari ku mutwe wawe. Urumva? Ntugatume zituma zubaka icyari. Nizigerageza kwicaraho, zirukane. Ntutume zinjira mu bwonko bwawe. Byigeze bikubaho se kubona ikintu utakabaye ureba, ugahita ufata telekomande maze ukavuga ntabwo nakabaye ndeba ibi, ugahita uhindura remote, ukaba uri gushaka inkweto kuri interineti maze ugahita uhindura paje wari uriho? Byigeze bikubaho? Wisubiza mu mutwe, ahubwo bitekereza mu mutwe. Nari ndi mu rugo, umuntu araza kunsura, maze binjira muri dushe nibafunga, maze ngiye kuri toilette mvuga sorry, ndafunga ndiruka.
ikibazo si uko ubonye ikintu utabigambiriye utabiteganyije, ikibazo ni ikiba nyuma yaho. nuko rero Dawidi aramubona aravuga ati oh man, ni iki cyabaye nyuma? bivuga ngo iki? byabaye bukeye nimugoroba, Dawidi yibambuye ku gisasiro cye, aza kugendagenda hejuru y'inzu y'umwami, maze ahagaze hejuru aho abona umugore yiyuhagira. Yari umugore mwiza w'ikibengukiro. Yari umugore umeze ute? Umugore yari mwiza wo kubengukira, wo gutinzaho amaso. byarabaye rero kuko Dawidi aho kugira ngo ahindure na telekomande cyangwa ahindure paje yo kuri interinete, yahise akumisha aho ngaho. nuko ntabwo yahise ahunga, ntabwo avuze ati oya ibi ntabwo ari byo. yahise areba. mwumve bavandimwe, nshaka ko mwumva mwitonze, icyo ari cyo cyose cyinjira mu mutwe wawe kikugiraho ingaruka, wabishaka cyangwa utabishaka. nari mfite inshuti yajyaga imbwira, yambwiye nshobora kureba icyo ari cyo cyose kuri televiziyo cyangwa kuri interinete, ntacyo biba bintwaye. ibyo ni ubugoryi, ni ukwibeshya. ndashaka kwibuka ko muzirikana iki kintu. icyo ari cyo cyose gituma ukirangamira kiragutwara. igituma ukirangamira cyose birangira cyagutwaye. nuko rero Dawidi yohereje atuma ku mugore, maze umuntu aramubwira ati mbese uyu nguyu si Batisheba mwene Eliyamu umugore wa Uriya? mwami warafashwe. yarafashwe. maze aravuga ati genda mwami, nkora icyo nshaka, mfite imbaraga, mumunzanire hano. turakomeza mu nkuru twihuta. Dawidi yohereje intumwa azisaba kumufata. mu giheburayo ndashaka mwibuka ko icyo urangamiye cyose kigutwara umutima. nuko rero kumufata mu giheburayo ni rakah, bivuze kumufata n'imbaraga, kumufata adafite amahitamo. ujye kubavuna biri bukore nta kibazo, kuko nta yandi mahitamo afite. aramufata nyine kuko nta kundi yabigenza. aramufata, aramuzana. umugore abwira Dawidi ati mfite abana. birashoboka ko Dawidi yavuze ati nabikoze, nta muntu uri kubimenye, dushobora kubihisha tukibagirwa tukikomereza ubuzima. bukeye arasama atuma kuri Dawidi ati ndatwite. noneho wabihisha? noneho afite umwana aratwite. ndatwite. ariko yarashyingiwe, kandi umwe umugabo we ni umwe mu ngabo ziri ku ntambara. maze Dawidi aravuga ati niki yavuze? bavandimwe, ndifuza ko Dawidi yaba yaravuze ati mbabarira naracumuye. maze uwo mwanya, ako kanya akimara gucumura, uwo mwanya akavuga ati mana mbabarira, niba ngibi nakoze. ariko ntiyigeze abikora. yashatse igisubizo, yishakiye igisubizo. ntabwo yirukanse ngo ahungire ku Mana, ahubwo yishakiye igisubizo. yakoze iki? yakoze ikindi cyaha kugira ngo atwikire icyaha cya mbere, akora icya gatatu kugira ngo atwikire ikindi. agenda akomeza, agera ku rugero aho avuga ngo muzane Uriya. maze avuga ati Uriya uri umusirikare mwiza, ajya mu rugo. maze ati sinshobora kujya mu rugo, iyi ni intambara, abavandimwe banjye bari gupfira hariya ku rugamba, ntabwo najya mu rugo, nkunda igihugu cyanjye. maze Dawidi aravuga ati aha, noneho reka tumusindishe. wasinze, noneho jya mu rugo. maze ati ndasinzirira hano, ejo nzagenda, ntabwo nshaka kujya mu rugo. maze akora indi plani, amuhereza urwandiko. muri urwo rwandiko harimo igihano cyo gupfa. uruhereze Yowabu. Uriya atazi ibirimo imbere, ahereza ibaruwa Yowabu. maze mu rwandiko byaravuga ngo mumushyire imbere aho rukomeye. byashoboka se ko tujya kure kugira ngo dutwikire ibyaha byacu, maze tukabyegeka ku bandi, ndetse tukabibahanisha kubera ibyaha byacu?
bijya bibaho se ku buryo tujya kure duhishira ibyaha byacu ku buryo dutangira gushinja abandi ibyo twakoze maze tugahanira ibyaha byacu ku bandi nuko mumwice ariko ibyo ntabwo bihagije ntabwo nshaka ko hari umuntu uzamenya ko natanze itegeko ry'uko aca wice n'abandi ku buryo bisa nkaho opu niko byagenze maze bafata nk'abandi nka 20 kandi abantu nabo bari bafite imiryango abagore n'abana yari ageze aha kure aravuga nugire ikibazo ni nko nta cyabaye ndi umwami ushaka kuvuga ibyo kugeza igihe bivuga reka dukomeze ku murongo 27 kugeza nuko hanyuma yo kumwemerera Dawidi aramutumira amushyira iwe amugira umugore bukeye babyarana umwana w'umuhungu ariko icyo yakoze icyo cyarakaje Uwiteka Imana ntabwo yanejejwe n'iki Dawidi yari afite andi mahitamo yashobora kuba yihannye icyo gihe cyangwa akagerageza kubihisha iyo ugerageje kubihisha ugenda ukomeza uhenebera uzimira ndifuza ko yakabaye yari yasabye yicujije icyo gihe nawe hari yifuje ko mu gihe cye yakabaye yaricujije mbere ariko yagerageje kubihishira kandi aha niho yagejeje ibi nibyo biba rero bavandimwe Imana afite uburyo itufata mu gice cya 12 umurongo wa mbere bukeye Uwiteka atuma Natani kuri Dawidi ageze iwe abwira ati amuha inkuru ati harimo umujyi harimo abantu babiri umwe ari umukire undi ari umukene umukire yari afite intama nyinshi umukene yari afite kamwe kandi ako kagatama yararanaga nako kagasinzira iruhande rwe bagasangira ku isahani imwe ntabwo ari guci nagasangira natwe ariko nawe ni kamwe ariko nayo ni nakabwa kagoye nako kari kamwe maze wa mukire araza maze wa mukire yanga gufata muri za ntama ze 100 maze ajya gufata akawa mukene maze Dawidi ararakara aravuga ati uwo muntu agomba kwishyura ibintu inshuro nyinshi kandi nimba bitabaye gutyo agomba gupfa bavandimwe mwitondere ibyo muvuga igihe muri gucira abandi imanza kuko hari igihe mwaba muri kwicira urubanza witondere uko ucira abandi imanza kuko hari ubwo urwo rubanza rwaba ari kurwicira agomba kubyishyura inshuro nyinshi maze Natani aravuga ati ni wowe munyabyaha ni wowe nguwo munyabyaha ni wowe mwicanyi ni wowe wakoze ibyo nuko Dawidi aravuga muretse gato umurongo wa 4 13 Dawidi aravuga ati nuko Dawidi abwira Natani ati nacumuye ku Uwiteka isengesho ryo kwatura no kwicuza dushingiye kuri iyi nkuru yanditse Zaburi ya 51 iyo twatangiye kandi ni ahangaha indirimbo ye ishingiye nakongera guhisha nakongera nta bindi byo kubishinja abandi nakongera kwiruka icyaha cyagiye ku mugaragaro aricuza ku mugaragaro Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe ahantu henshi nagiye nshyiramo gerageza kubitranslatinga mbikubunye mu gihe burayo aho ubona rero utwugarizo parantese ibiri byanditse bicuramye byakabaye bisobanuye mu bundi buryo ngirire Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe tender mercies ubuntu imbaraga ishyura ikiguzi cy'ibyaha byanjye umbabarire kandi unyeze uhamye ko nera
maze kandi unyize umpindure. Turakomeza dusome. Kuko nemeye nabonye ibyo nakoze, ibyaha byanjye biri imbere yawe. Unyejeje isabune, unyeze ndera, dushe urubura. Aho ngaho rero ni gutsindishirizwa, maze ngo unyeze ni sanctification, ni gutangira kwezwa. Reka dukomezeho gake. Mu Giheburayo hariya baravuga ngo uhamye ko unkiranuka, umpamye ko umfate ko nera, wambabarira ukambabarira ukabona ko uyu munsi nera. Maze nyuma y'aho ngaho aravuga ati wankoraho, wakora umurimo maze ukoza umutima wanjye. Ijambo hariya riratangaje. Ijambo rihari ni bara, reb na shama, bivuga mana wahindura umutima wanjye. Kandi ndabasobanurira ijambo ku rindi. Ijambo hiya rikoreshwa igihe abacamanza bari kuvuga igihano. Ni nko kuvuga ngo uvuga ko nera imbere y'abacamanza, ureme muri njye umutima wera, maze create bakoresheje ni bara. Niryo jambo igihe ryakoreshejwe igihe Imana yaremaga umuntu. Ntago ni nko kuvuga ngo ntago nshaka kumbabarira gusa, ndashaka kungira mushya, maze uvugurura umutima uri muri njye. Ijambo reb rivuga gusimbuza ibintu byose biri mu nzu, ibintu byose ugasohora ukinjiza ibindi. Sohora ibintu byose bindimo, maze ubisimbuza umutima mushya n'ibitekerezo bishya. Iri ni ryo sengesho twese dukeneye byo gupfa. Nimba turi kumva ubu butumwa, njye nawe dukeneye iri sengesho ryo kwatura no kwihana. Ahangaha niho gucungurwa biri. Ni agakiza tutize kwatura no kwihana. Kwizera bivuze ko agakiza ari kubwo kwizera, ntabwo ari igihe twakiriye agakiza kubw'ubuntu, aho Imana ikubara ko wera kandi utera, ariko byose ni kwera. Ni ukuvuga ngo ku ntambwe ya kabiri yitwa kwezwa, nayo ni kubw'ubuntu. Nabyo ntabyo ufite muri wowe kurwana buri munsi. Uko warwana kose uzahora utsindwa kandi uzacika intege, kandi ntabyo ufite muri wowe. Nuko rero kwezwa nabyo ni kubw'ubuntu. Uhanga amaso kuri Yesu, kandi kubw'ubuntu buri munsi muri Yesu ugenda unesha, uguma muri we. Yohana 15. Maze kandi kwezwa kwawe kubwiza nabyo ni ubuntu, maze ugatangira kureba kuri Yesu. Nuko rero iyo ugumye muri Yesu, kuba hari byera imbuto, ntabwo ari ikinyoma. Nuko rero ndashaka ko itorero mwumva mwitonze. Unyeze n'isabune yawe kandi nzaba nera, dushe urubura. Imana ishaka k'uyu munsi ikweza kurusha urubura, wera nk'Imana ubwayo. Imana iraguhamagara kugira urwo rugero, kwera nk'uko yera. Nuko natwe dushyiramo imbaraga tukabivuga, ariko dukomeza kubigerageza mu mbaraga zacu. Maze narababwiye igihe nari umwana, nashoboraga gufata amasazi avuye ku mbwa yanjye nkayashyira mu kadobo, nkareba ukuntu asimbuka, kandi ntiyabishoboraga, yarindaga apfa ari mu gahinda. Nari mbinejeje. Twayifungiragamo, ntiyashoboraga kuzamuka ngo agere hanze. Ni uko nguko turwana n'icyaha na Satani.
ntabwo dufite uburyo, Imana niyo ifite uburyo. Ni ubupagani kugerageza kurwana mu mbaraga zawe. Pawulo nyuma yo guhinduka yaravuze mu mpera ati sinkora icyo nshaka, nanga ibyo nkora, ariko nshobora gukora byose muri Kristo umpa imbaraga. Nuko rero bavandimwe, urufunguzo ni muri Kristo. Ni isengesho dukeneye ryo gupfa. Aburahamu yizeye Imana imubara nk'umukiranutsi. Mariya yizeye Imana arababarirwa. Gukiranuka bitangwa mu byo kwizera. Kwezwa no guhabwa ubwiza byose ni kubwo kwizera n'ubuntu. Mvugisha abantu bacitse intege mu byaha kubera ko batemera kwizera. Ni ubupagani kubikora mu mbaraga zawe. Bavandimwe, Imana iri kuguhamagarira kwera kuruta urubura, kandi ntabwo ari ibyaha byacu bikomeye dusabwa kwihana, ahubwo ishaka ko twihana mu gukiranuka. Ishaka ko wihanira no mu byo wihaye gukiranuka, kubera ko ntabwo dushobora kwera, ntabwo dushobora kwiyeza. Nta kintu na kimwe cyiza muri twe. Imana ishaka ko twihana no mu byo twakiranutse. Ntabwo dukeneye gusa kwihanira ibyaha gusa, ahubwo naho dukiranuka dusabwa kuhasabira imbabazi. Umuntu umwe ashobora kuvuga ati sinshobora guhinduka, naragerageje cyane. Nshobora no gusenga kandi nta kibazo, nshobora gushyiramo masike nziza mu maso hakaba hasa neza, umeze neza. Umuntu uwo ari we wese yakwambara masike nziza, ariko Imana izi ikiri mu mutima wawe. Imana izi ikiba, irabizi. Ushobora guhindura imibereho y'inyuma, ariko ntibivuga ko ikibazo cy'imbere cyahindutse. Dawidi yavuze hano impinduka y'umutima, demamo bara. Ni igitangaza, ntabwo wabikora. Ni uburyo bwo kurema Imana yakoze igihe yabumbaga Adamu na Eva. Ni bara, ni Imana yonyine y'umuremyi, ntabwo warema. Mu by'ukuri yaravugaga ati Imana niyo ishobora kundema. Unyejeshe Ezobu, unyumvishe umunezero. Rimwe na rimwe njya numva ko umeze neza, ubundi nkumva simeze neza, nta byishimo mfite, none nakora iki? Ufite gihamya ko wacunguwe? Maze njya numva abavandimwe banjye bavuga ati ndatekereza koko bishoboka ahari. Kubera ko kugira kunezezwa n'agakiza ntabwo bishingiye kuri wowe. Igihe cyose uzireba uzasigara. Ugomba kureba Yesu, kandi kureba Yesu usabwa kumarana na Yesu igihe. Ugomba kumenya Yesu. Ntushobora kwizera umuntu utazi. Ugomba kumumenya, kandi kumumenya ugomba kumarana nawe igihe buri munsi. Abo marana igihe nawe, Yesu yazindukaga mu gitondo, azindutse kugira ngo amarane umwanya na Data, maze amuha amahoro n'umutekano urenze ibyo umuntu ashobora kumva, kugira ngo ibyo ahura nabyo byose, maze akavuga ati ndamuzi, nzi ko nzamubona nka Yobu cyangwa Paul. Ndabizi ko nzamubona, rero ndamwizeye kandi mfite amahoro n'ibyishimo. Abantu ntabwo babikwambura. Umunezero w'agakiza undememo, ungarurire, bime nk'uko byari mu ntangiriro. Bavandimwe, twumve twitonze. Ku rugero rw'uko unihana ukica bugufi, ku rugero rw'uko uca hasi, aho ngaho niho Imana ishobora kukuzamura. Umukristo ashobora kujya hejuru kure, ku rugero rungana n'uko guca bugufi kwe kwagezeho. Ndagira ngo mubyibuke byo. Iyi niyo nkuru nziza rero.
igihe wihannye Imana irababarira. Aha nta kibazo, ni isezerano. Twese dukeneye kwihana, kandi twese dukeneye umutima mushya, kandi dukeneye umunezero w'agakiza. Iri ni isengesho dukeneye cyane, kubera ko ibi bidahari nta majyambere yakura. Byose ni amafuti, byaba ari feke, nta mpinduka yabaho hatabayeho kwicuza, nta gukura. Gutsindishirizwa ni rimwe, ariko kwezwa bisaba n'urugendo. Ntabwo ufite umutekano, ukeneye Yesu buri munsi. Kwezwa ni urugendo. Dukeneye iri sengesho. Ndabinginze mubikore vuba aho kubikora ejo, tubikore buri munsi. Yesu yaravuze ati, bahaye amahoro yanjye. Ntabwo wabona amahoro, Yesu agomba kuyaguha, kandi ugomba kumarana umwanya nawe. Rero niyo nkuru nziza. Igihe ugiye uciye bugufi imbere y'Imana, ugasaba Imana ngo iguhindurire umutima, kangahe? Buri munsi. Iyo ubikoze aragusubiza, asubiza iryo sengesho. Nitubabarira, nitwihana, azatubabarira. Rero twumve Abami ba mbere igice cya 14. Nyuma ya Dawidi yaramaze gupfa, ntabwo wabaye nk'umugaragu wanjye Dawidi, wakurikije amategeko yanjye, wankurikiye n'umutima we wose, agakora byose byiza mu maso yanjye. Imana iribagirwa? Bavandimwe, Imana ntabwo ibabarira, iribagirwa. Ibyo bintu mwabitekereza ko Imana yibagirwa? Ibyo si byiza? Iyo wicujije ntabwo ikubabarira gusa, iravuga nta byigeze akora. Dawidi arera, ni umuziranenge, nta tegeko yigeze yica, yarankurikiye n'umutima wanjye wose, ubuzima bwe bwose, amategeko yanjye yose, ibintu byose yabikoze neza, nta kintu kibi yigeze akora. Iyo si inkuru nziza? Iyo wicujije, aho ngaho niho bitangirira. Wigerageza ubundi buryo, tangirira aho ngaho uciye bugufi, maze ukihana. Umwana wavutse kuri Batisheba yarapfuye, yari umwera. Umwana wa Dawidi yarapfuye, ariko Dawidi yarababariwe. Ikimenyetso cyo kubabarira. Yesu yarapfuye kugira ngo tubabarirwe. Umwana yarapfuye, ariko Dawidi arababarirwa, kandi yarahinduwe. Ntabwo yababariwe kandi ngo ahindurwe, yararemwe bushya, ahabwa amahoro, yongera kuba umwami. Aravuga ati byarakwiye, mumusubize ku murimo ye, ibintu byose byakemutse. Iyo niyo Mana dufite. Ntabwo ari ubwinshi bw'ibyo twakoze, ahubwo ni urugero rw'uko duca bugufi. Abantu badaca bugufi ntabwo bahinduka. Ntabwo ushobora guhinduka ufite kwiyumva uti nzi icyo ndi cyo. Ugomba kumanuka ukajya hasi, uko ujya hasi niko Imana ishobora kuguhindurira. Ntabwo dukunda rero guca bugufi cyane. Ku rugero, watura ugaca bugufi, kuri urwo rugero nirwo Imana ikubabariraho ikakuzamura. Abakristo rero bashobora kuzamuka bakagera kure, ku rugero rw'uko baca bugufi kandi bakihana. Ndibuka inkuru y'umwana wo muri Seattle, yari afite imyaka 16, maze ahura n'inshuti mbi mu gihe kibi, ahantu habi, maze biba banke, biba bafite intwaro, ubujura bwitwaje intwaro, baracika bajya ahandi.
bongera biba indi banki, ubujura bwitwaje intwaro, noneho barafatwa. Abandi rero babikoze igihe kinini, ariko we yari inshuro ya kabiri yagiye kwiba. Aravuga ati mfite amateka mazima, nta kintu kibi nakoze, bashobora kumpa nk'iminsi 30 ubundi bakamfungisha ijisho, nta muntu nishe. Ubujura bwitwaje intwaro bamuhaye imyaka 8. Imyaka 80. Yarafunzwe rero imyaka ya mbere nta kintu yakoze, yararakaye. Mama we amuzanira Bibiliya kandi ntiyashaka kubisoma, ariko ntacyo yari afite cyo gukora, bityo afungura Bibiliya maze ntiyabona isezerano riza, maze abona ibintu bibi gusa, ko akwiriye gupfa, nta mahoro yari afite. Maze arakomeza gusoma agera kuri Zaburi ya 51. aravuga resitomi byashobora se gusubizwa uko byahoze? Maze abaza undi mufungwa, undi mugororwa mugenzi we, aramubwira ati hari undi muntu nanjye wanyigishije Bibiliya, ndacyari muri gereza, ariko mo imbere ndi muzima, ndi mu mudendezo. Inyuma yanjye haracyari hahandi, ariko Imana yahinduyemo imbere kandi mfite amahoro. Ndabizi ko nacunguwe, ntabwo mbikwiye, ariko sinjya nirebaho, kuko nirebyeho nacika intege. Reba kuri Kristo kandi naracunguwe. Maze aravuga ati ibyo ndabikora buri munsi, iyo mbyutse ntabwo njya mu ndorerwamo, njya muri Bibiliya. Ibyo si byiza? Si byiza? Nuko rero Andrew afata Bibiliya, arakomeza arasoma, ariko ntazi gusenga amasengesho akomeye nk'uko tubivuga, twafashe amagambo meza. Nta nubwo azi uko bandika indirimbo nka Dawidi muri Zaburi ya 51. Arasenga isengesho riciye bugufi, ryoroheje, rigufi. Aravuga ati Mana mbabarire kandi undeme bushya. Nibyo, Imana yakumva iryo sengesho ryoroheje ritoya. Imana se hari icyo bitwaye kumva isengesho rito? Imana izi umutima, ntabwo ukeneye kumva amagambo menshi, ibintu byinshi washyizemo ikibonezamvugo, ntabwo wakora ku mutima w'Imana. Imana ikiyikora ku mutima ni umutima uciye bugufi kandi utihishiriye. Imana ntizasubiza inyuma umutima umenetse. Aravuga ati Mana mbabarira kandi undeme bushya. Tekereza icyabayeho. Byagenze bite nyuma? Ntacyabaye. Ntacyabaye. Nta n'umwe ugeze kumufungura. Imana yarabyemeye. Usenga kubera ukeneye umugisha, cyangwa usenga kubera ko ushaka kuvuga icyo uri kuvuga? Ntabwo dushaka Kristo, dushaka imigisha. Imigisha nitaza turacika intege. Aho ni ukubera ko dushaka ikintu, aho kugira ngo dushake gusabana. Nuko akomeza gusenga ati Mana hindura umutima wanjye. Abikora buri munsi buri munsi buri munsi. Kandi icyabaye, yari azi ko yababariwe. Imyaka 2 nyuma yakomeje kuva muri gereza, maze aravuga ati Mana ndashaka kugukorera. Atangira kujya abwira abagororwa bagenzi be, ababwira iby'imbabazi ze n'Imana ye. Maze aravuga ati ndashaka kugira icyo nkora. Baravuga tukeneye gukora iby'amazi. Ati ushaka kwiga? Ajya kwiga ibyo gukora amazi. Maze barongera baramubwira bati dufite ishuri ryo gukora iby'ububaji, ariko ntabwo uzi kubaza. Bajya kwiga byose, arakomeza ajya kwiga, arakomeza ariga, yiga amashuri ageze ku 8, agira utuzi turenze 8. Atangira kujya afasha buri muntu, aba ahugira mu mirimo. Iyindi myaka 8 yose hamwe n'10 yibagiwe ibyo kuba ashaka kujya hanze.
ntiyongeye no kubitekereza, ntigeze yongera kubisengera. Yaranejejwe no kuba yaracunguwe. Nkwiriye kuba ndi hano, icyangombwa si njyewe, icyangombwa si akazi kanjye, ikibazo si kanseri ndwaye, ikibazo ni isano hagati yanjye na Kristo. Turi kumva icyo ngicyo? Ingingo si ikiba mu mibereho yanjye, icyangombwa ni Kristo. Muri kumva icyo mvuze? Iyo uhanze amaso Kristo, noneho Kristo arakora. Niba uhanga amaso ku kindi kintu rero, uri mu nzira itari yo. Yari yibagiwe. Indi myaka 8 yose hamwe 10, leta ya Amerika yaravuze ati yaramubabariye. Noneho arababarirwa. Maze yigeze avuga ngo ngiye gusubira inyuma, njye kwiba, njye mu birori. Yaravuze ati Mana, nejejwe nuko nasenze nsaba imbabazi mbere hakiri kare. Nashoboraga kuba naramaze muri gereza imyaka 40 nkasaba imbabazi nyuma, kandi wari gushobora kunkoresha icyo gihe. None ubwo yari afite imyaka ingahe? Yagiyemo afite 16, amaze imyaka 10, afite imyaka ingahe? Afite imyaka 26. Ni imibare, ntabwo ari geography. Afite imyaka 26. Aravuga ati Mana, ntabwo nasenze nyerewe, nasenze hakiri kare, none mfite ubuzima bwo kugukorera, nta kindi ngiye gukora, ngiye kugukorera, ndabwira abantu ko uri mwiza, warampabariye, nsabwa nabo ushobora kubababarira. Atangira gukorera itorero. Yarabatijwe muri Washington. Ikintu kindi yakoze, yagiye muri Costa Rica, ajya muri Thailand, ataba abantu bakeneye ubufasha. Yatangiye kwiga Igitayilandi. Abantu bose baramubwira ati Igitayilandi kiravuna. Thai, ijambo ushaka kurivuga mu nshuro 5, kandi uko urivuze bihindura ubusobanuro. Uzi icyo yavuze? Yaravuze ati ntabwo nziga Igitayilandi, ahubwo umwuka wera wabahaye uvuga indimi. Uwo mwuka niwo ushobora gutuma niga Igitayilandi. Mbese mwuka wera ashobora kumufasha? Yego. Murabanga ahari. Ibi birashoboka. Yize Igitayilandi amezi 5, yari ari kuvuga Igitayilandi. Ntabwo yakivuga neza nkuko mvuga Icyongereza, ariko simbyitayeho. Yego, byitayeho, ariko ntacyo bimbwiye. Yize Igitayilandi, ndabyitaho kuba mufata message. Ntabwo nagira icyo mbihinduraho, ariko yize Igitayilandi rero. Uko yize Igitayilandi, yatangiye kubwirizayo, maze aravuga nta wundi munezero mu mibereho yanjye kurusha kubwira abandi Imana mfite, kugira ngo nabo bagire amahirwe. Ugeze wumva se icyo navuze? Nta wundi munezero mu mibereho yanjye kurusha kubwira abandi abavandimwe. Undememo. Kwicuza bijyana n'imbabazi, bikajyana n'umunezero, bikajyana no guhamya. Uwahindutse by'ukuri yuzuye urukundo rw'Imana ku buryo nta kindi yakora uretse kubamenyesha ibya Yesu. Biri mu Bifuzwa ibihe byose 141. Abatabwira abandi rero ntibigeze mu by'ukuri bahindurwa, kandi ntibigeze babona umunezero w'agakiza. Aravuga, temamo umunezero, maze nzabwire abanyabyaha urukundo rwawe. Nzakugarurira abanyabyaha. None ni iki kiba iyo umaze gucungurwa? Undememo, ugaruriyemo ibyishimo by'agakiza. Ni iki kiba iyo wacunguwe? Utanga ubuhamya. Nta kindi washobora. Ndakubwira icyo Imana yakoze, ngomba kukubwira icyo Imana yankoreye. Iyo niyo Mana mfite. Nta kindi wakora uretse kubabwira. Uratekereza kuzabona umunezero udasangije abandi mu gihe burayo? Biragendana. Imbabazi, umunezero muri buri murongo bigendana no
ubwira abandi biragendana, ku rugero rw'uko ubwira abandi ugakomeza ukizwe ijishwe, ugafasha abandi gukura nawe ukomeza gukura. Bibiliya iravuga ngo ubutumwa bwiza buzigishwa mu mahanga yose. Bavandimwe, Imana ikeneye kutubabarira no kutweza, ikeza imbere, ikaduha umunezero w'agakiza, maze tukaba abatangabuhamya ku bandi. Ariko dukeneye gusenga iryo sengesho ryo kwicuza. Ni gute tubona umunezero? Ni gute tubona umunezero? Urugero rw'uko dusangira tugatangira gukura mu mibereho, ku rugero rw'uko dusangira ibyo tubamo aho waba uri hose, yaba uri kuri ntambwe ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ku rugero rw'uko iyo ukomeza kubisangiza abandi nibwo Imana iguha. Nutagira abandi ubibwira nta kindi uzabona. Niyo mpamvu Imana itukuza, ishobora gukoresha amabuye, ishobora gukoresha abamarayika, ariko dukura mu gusangiza abandi. Dufashwa n'amagambo y'ubuhamya bwacu. Uko urugero ufashaho usangiza abandi, niko nawe ukomeza gukura. Andrea rero yasenze isengesho ryuzuye ati, Mana umbabarire kandi undeme bushya. Kandi Imana yarabikoze. N'ubu ngubu ari muri Tayilandi. Imana se ishobora gufata uri muri gereza ikamukoresha kubw'icyubahiro cyayo. Ishobora gufata igisambo ku musaraba, ishobora gufata Pawulo mu nzira ijya i Damasiko. Byose rero bitangirana n'isengesho ryo kwihana no kwatura. Imana ikeneye kukubabarira uyu munsi. Imana iraguhamagara uyu munsi ku bw'iki kintu cy'ingenzi, kuri iyi mibereho y'ingenzi. Dukeneye gusenga uyu munsi, umbabarire Mana. Imana iraguhamagara uyu munsi. Ni byiza kubisenga hakiri kare kurusha gukererwa. Girira imbabazi Imana. Uzumva se maze ubikore, maze ubyakire mu kwizera, maze ugume muri Yesu buri munsi, usangize abandi umunezero wawe. Reka dusengere hamwe. Data uri mu ijuru, birenze uko dushobora kubyumva, twese dukeneye kwihana, kandi iyi ni intangiriro yo gukura uko ariko kose mu by'umwuka. Ukuri turasenga uyu munsi kugira ngo ufashe buri wese hano, n'abazumva nyuma, n'abazumvira kuri interinete, kugira ngo buri wese azumve kwihana, guca bugufi, kugira ngo imbabazi zawe zimuzeho, maze umwuka wawe wera umuzeho, maze anezerwe kandi atange ubuhamya bw'ibyo wamukoreye. Rero ntabwo twirebyeho, turebye kuri Yesu mu kwizera. Twizeye amasezerano ye, twizeye imbaraga ze, twizeye igitambo cye, twizeye ubwenge bwe. Turakwizeye Mana, turakwizeye, maze wavuze ko niduhamagara mu izina ryawe tuzabarirwa. Urakoze cyane. Amen.